wari wariteguye kubyara umwana umwe mbere yuko n'ubundi naraguriye umwana umwe no mu kujya kwipimisha bakambwira ko ari abana babiri naguriye abana babiri n'ubundi ubwa mbere wabanje witegura umwana umwe ugiye kwipimisha bwa gatatu bakubwira ko ari abana babiri none utegurira abana babiri n'ubundi igihe cyo kubyara kigeze numva Imana yarakoze ibitangaza kugira ngo mbe nwita abana batatu bakubwiye ko ufite batatu ariko utaratangira ku wa mbere ataraza wenda wa mbere yari yavutse n'uwa kabiri dutangara byagenze ute dutangara yuko haje kubonekamo undi mu nda nanone mwarahatinze twamaze y'ukwezi n'igice kuri uwo mwana wari wavunitse akaboko yuko baje kumushyiramo igisima tubona by'amahirwe karakize n'undi nawe wari ubashije kugira ibiro bikeya nawe yari ari mu byuma nk'iri wenyine bakarira icyarimwe bigenze ute babiri ni ukubosa umwe nkaba muryamishije ubwo babiri barangiza konka bikaba yuko habamo umwe wundi asapura kugira ngo na wa wundi wo hasi yonkeho hari ubwo ubonse ukabona ko bahaze oya ntabwo bahaga ubundi si iyo bahaze babibwirwa n'iki wenda umwana iyo amaje ujya haze ibera ararire kuzana arire ubundi kubyara abana batatu hari undi muntu uzi wabyaye batatu inshuti za Afrimax TV ndabasuje kandi nizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye muherereyemo muri kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur ni kakazi kenshi kandi gakomeye dufite umwaka turimo uyu munsi kwa turi kugakora mu majyaruguru y'u Rwanda no turi mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Mukarange ahangaha twaba tuje gusura umuryango uherutse kwibaruka impanga z'abana batatu icyarimwe akaba aribo tugiye kureba aka kanya tuganira nabo n'umuryango rero tugiye kureba bitewe n'uburyo twamenye inkuru yabo ariko tukaza gusanga ari n'umuryango utishoboye bitewe n'ubuzima nyine babayemo kugeza uyu munsi rero bakaba bafite ikibazo gikomeye cyane cyo kubasha kwita kuri aba bana batatu babashije kuvukira icyarimwe twahageze rero iyi quartier turimo niho katumanuke twerekezayo turebe ko tubasha kuganira nabo tukareba ndetse nuko mu rugo byifashe naho neza papa makuru ni wewe wabyaye impanga z'abana batatu ni ngewe mu rugo ni hehe mu rugo dore ni hano hepfo tugende tugere mu rugo no mumeze mutese nta tumeze neza kareba akavura karagwa nabiyone ariya ihorere ihorere Mushari. inshuti za Afrimax TV nkuko nabibabwiye twaje kureba umuryango wabyaye abana batatu bimpanga mu minsi ishize ni hano rero mu karere ka Gicumbi twahageze ndetse turi kumwe n'ababyeyi ndetse n'abana bari hano kadutangire batwibwira mwiriwe neza yego makuru neza witwa nde nitwa Muragijimana Delphine papa mwiriwe mwiriwe neza makuru meza witwa nde wowe Senase Jean Paul ufite imyaka ingahe 25 Delphine hajya na Delphine ufite imyaka ingahe 25 murangana hanyuma mwabyaye abana b'impanga batatu byabaye ryari byabaye ku itariki 27 z'ukwa 12 ubwo n'umwaka ushize byagenze gute tubwira urugendo uko rwagenze nyese amenda y'aba bana yanguye nabi ntabwo nigeze mererwa neza kugeza mbega igihe cyo kubabyara kandi nta n'ubufasha nari mfite nta n'ubushobozi yakumiraga nabi gute nta kintu nigeze mvuga ngo ndakora n'ikintu cyo kuvuga cyo gufata kurya ntabwo byankundiraga
yuko icyo nafataga cyose nabashaga kukigarura. Nuko rero igihe cyo kubyara nabwo genda njya kubyara kuri centre de santé yacu, babyara neza, ariko nza kugira ikibazo cy'umwana avutse afite ibiro bikeya, bidusaba ko batujyana ibyumba. Abana mbona umwana nta kibazo yigeze agira, tuza gutaha tujya mu rugo, abana mba nabo gutya mu rugo nta bushobozi, ariko nkomeza nihangana. Igihe umugabo abonye akanya ndebye ko abana nabarera akajya gukora ikiraka, tukabona umunsi urakeye, kugeza abana aho bagejeje amezi 3. Bambwiye yuko amezi 3 nigagera kabana ngomba kubaha amata, none nta n'ubushobozi mfite bwo kuba nayabaha kuko ari nyakabyiza amata nta kuntu nabigenza, yuko nasabaga ubufasha ngo ndebe ko abana hagira icyo nabamarira. Hanyuma wamaze amezi 9 yose nk'uko wabivuze utava hano mu nzu? Nabaga hano mu rugo, ntabwo ndavuga ngo najya guhinga bitewe n'uko inda yanguye nabi. Wagiye kwa muganga icyo gihe ubonye nyine nditangiye kukumerera nabi? Nagiye nipimishije inshuro 3, iya 4 niyo nahise mbyaramo. Ujya kwipimisha wenda ubwa mbere utwite wenda umwana wa mbere, byari bimeze gute ugereranyije n'aba ngaba wabyaye? Mwita umwana wa mbere numvaga nta kibazo mfite mu nda, nta nubwo nigeze mpangayika no mu gukora, nta kibazo nari mfite, ahubwo wenda ngize iyo nda ya kabiri niyo yashatse kumerera nabi, ahubwo nacyo nababyaye neza, ndashima Imana ko nababyaye neza. Hanyuma kwa muganga bakubwiye ko wenda haba harimo abana 3 cyangwa se hari ikindi kidasanzwe? Ku ishuro ya 3 nibwo babashije kumbwira ati uzajye kwicisha mu cyo murebe kuko inda yawe turareba bidasanzwe nk'inda wari usanzwe ufite bwa mbere. Nuko njya kwicisha mu cyuma, rero ngiyeyo bambwira ko nwita abana 2, binsaba yuko ngiye kubyara, bambwira ngo mfite abana 3 mu nda ndibo ndi bubyare. Wagiye kubyara mbega uzi ko ufite abana 2? Igihe cyo kubyara cyanze kigero ugeze no kwa muganga. Bakubwiye ko ufite 3 ariko utaratangira ku wa mbere ataraza wenda? Wa mbere yari yavutse n'uwa kabiri. Dutangara yuko cyagenze ute? Dutangara yuko haje kuboneka undi mu nda nanone. Tubwira ukuntu byagenze. Muganga yakubwiye ati wowe wari uzi ko birangiye? Nyene nari nzi yuko ngiye mbyaye abo bana 2 gusa nta kibazo kindi, none babyara neza. Cyetse umwana umwaka niwe waje gushaka kwitambika mu nda wa kabiri. Aje kwitambika mu nda, muganga aza kumumfasha, akaboko nawe aza kugiraho ikibazo gashaka kuvunika, mbona nayo ndamubyaye, nibwo numvaga mu nda nyikomeje kumererwa nabi. Nuko rero nkomeje kumererwa nabi, barambwira ati mu nda harimo undi mwana. Akimara kuvuka nibwo bambwiye ati rero uyu mwana avutse arushye, afite n'ibiro bikeya, birasaba ko murajya n'ubundi ku bindi bitaro. Bakubwiye ko ngaho batashobora kumwitaho? Bambwiye ko ntabwo babishobora. Yavutse angana ate? Yavukanye ikiro 1 n'amagarama 700. Naho abandi banganaga gute? Umukuru yavukanye ibiro 2 n'amagarama 800, undi avukana ibiro 2 n'amagarama 600. Ubu nta kibazo bari bafite? Nta kibazo bari bafite, cyetse wari ufite ikibazo cy'akaboko kari kavunitse, ariko nabwo twavuye kwa muganga kakize. Mwarahatinze? Twamaze y'ukwezi n'igice. Babakorera iki ubwo ngubwo muri uko kwezi n'igice? Badufashaga kuri uwo mwana wari wavunitse akaboko, yuko baje kumushyiramo igisima, tubona by'amahirwe karakize, n'undi nawe wari ubashije kugira ibiro bikeya nawe yari ari mu byuma, tubona nawe ibiro bye biri kugenda byiyongera, nuko baradusezerera. Ibiro yatashye afite ibiro bingahe noneho? Yatashye afite ibiro 2. 2 byuzuye. Papa, abana 3 bavukiye icyarimwe, wabyakiriye ute? Wabibonye ute? Nta kundi ntari gukora, nariyakiye, shyira umutima wawe, ndavuga ngo n'ubundi ni ukubarera.
ubwo urumva ko twagiye ibyumba aho ngaho tumara ukwezi n'igice kuvayo nabyo batubwiye ngo ni ukudusezerera n'ubu ndicara nkatekereza uburyo navuyeyo kuko amafaranga gari menshi nta nayo ufite n'iyo minsi twari ku bitaro sinakoraga najyagayo buri munsi turangije ubwo tuvayo turaza twicara hano kugeza n'aya magingo mbese nkora akazi ari nko kuvuga ngo ngiye mbese size mu rugo byanze nabwo n'akazi mbonye nkagakorera hafi yo mu rugo ku buryo umwana rero nkashobora kuza kumufasha kwa muganga ubushobozi mwavuyeyo nta kibazo kindi musigayeyo usizeyo oya ikibazo cyagiye mu bantu bangurije nk'udufaranga kugira ngo mveyo kwa muganga twavuyeyo nta kibazo hanyuma wowe wabibonye ute wenda ukurikije ko mama w'abana yabivuze ati inda yamereye nabi wowe wabibona gute muri icyo gihe nawe wabonaga ari ibintu bidasanzwe ntabwo byari bisanzwe kuko ntacyo nakoraga namugumaga uruhande icyo akeneye icyo asabye kikamburira hanyuma ngo nkavuga rero madamu tuza mu gihe nta kintu ubonye icyo ukeneye ntabwo wajya kugisaba nta n'uwo wakiguha ubwo rero ubwo kugeza n'aya magingo sindajyamo neza sindaterera kubera kuba hano ubu nta bizinesi yindi ishobora gukora ngo mbashe no kuba nakubaka n'iyo nzu ubu imikorere yanjye iri kuri aba bana ubu ngubu birumvikana hanyuma wenda mubasha gukora iki wenda kugira ngo mubashe kuba mwabasha no kwita kuri aba bana nabyo ntibintu bitoroshye inyakabyizi ubu inyakabyizi ubwo nibwo nari nangiye ubu kuba nahangayika kuba bari batangiye kunywa ayo mata ubu kujya kuyagura ubwo byasabaga kujya mu kazi abasha kuboneka iyo ufite amafaranga amata araboneka ujya kuri dayari hariya bakayaguha litiro ni 250 hanyuma mama nyuma y'uko muvuye kwa muganga hashize amezi 3 n'iminsi nk'uko wabivuze ubona abana bakura gute abana bagenda bakura neza nta kibazo ariko ikibazo bagakuze neza cyane ariko ntabwo bakura neza bitewe n'ubushobozi bw'uko batabona amashereka bahagije kugeza ubu ngubu uracyabonsa gusa ntabwo urabashyira ku mata hanyuma urabahaza abana 3 aya ntabwo nabahaza abana 3 ni ukubasapura ni ukubaremba ubona bigenda gute cyangwa ubona nyine bamererwa gute n'umukobwa mwiza abana umwana iyo adahaze n'ubundi mbararira bikansaba n'ubundi ko ngomba bose kugenda mbaremba kugira ngo bose agere icyo bagenda bakuramo bose ubibwirwa n'iki ko adahaze ararira hanyuma ubwo ni 3 niwe na papa wabo iyo yagiye nko gukora babasigaranye wenyine biba bimeze gute biba ari ikibazo kuko ntabwo mbona uko mbifasha yuko umwe ndemera nkamushyira hasi akarira nkamanza nkosa abandi ngo bamara kuvaho wa wundi wa nyuma nawe nkamushyiraho babiri bonkereza icyarimwe babishobora hanyuma abana bo ubona hagati yabo ubona baziranye kuri 3 baraziranye yuko umwe usanga ari gufata ku wundi nta kibazo bafitanye hanyuma mu gihe cyo kumubona bimeze gute ubona bacuramo
bitewe n'uko umwana wese aba afite ibere rye gucuranwa ntabwo byabura yuko arimo ugomba konka vuba vuba ashaka kugira ngo akuremo ariko uko abibona yuko nawe bari kumukuraho vuba vuba ngo ndageho. barabizi ko ari benshi ku buryo buri wese iyo agiye konka avuga ati reka ngire vuba vuba. yuko nsigaye mbona ko babizi yuko umwe yanyegeye n'undi mufashe ubona ko ari kumukurura mbega nk'akaboko amusunika ngo undi abone nawe uko yajyaho. hanyuma ku mezi 3 bafite hari ibiro wenda umwana bagomba kwiyongeraho buri bitewe n'uko n'intera agezemo. ubona nta kibazo bafite mu gukura? nta kibazo bafite. niko papa ubu ngubu abana bamaze kugira amezi 3 amata ni ikibazo, ingamba ni izihe? ubu ingamba sinazifatira kuko sinavuga ngo ayo mata ndumva ikintu cyaba cyiza ari nk'ubufasha bwo kuba bamiyo nka inyegereye nkayahira nkajya mbanamo n'ayo mata nkaba nayabaha kuko nabwo kuyagura hari igihe mba nakoze. buri gihe uko usohotse wenda ni kubona ikiraka cyo gukora? oya ubu basigaye banakira inyuma kubera wese wakora umuntu rimwe ejo ukabura kandi burya umuntu aba agira ngo byibuze ukoreho nk'iminsi nk'icyumweru wese ubwo iyo ukozeyo rimwe ejo ashaka undi. ubwo abana baba bagize ikibazo cyo kiba gihari. hari ubwo mu rugo havuga ikibazo bigatuma usiba? ntabwo nava hano umwana mbona ari kurira mu gitondo. urabanza ukabafasha? ndabanza nkabafasha kandi ubwo urumva amasaha yo kujya mu kazi gaba gashije gaba garangiye. hari ubwo bajya baririra rimwe bose ko ari 3? birashoboka bakaririra rimwe. nta kindi umuntu yakongera kwibeshya ngo akore iruhande ubwo ni ukubahoza abana. ubwo nk'iri wenyine bakarira icyarimwe bigenza ute? babiri ni ukubosa umwe nkaba muryamishije ubwo babiri barangiza konka bikaba yuko habamo umwe wundi asapura kugira ngo na wa wundi wo hasi yonkeho. hari ubwo ubonsa ukabona ko bahaze? oya ntabwo bahaga. ubundi si iyo bahaze babibwirwa n'iki wenda? umwana iyo amaje ujya haze ibera ararire kuzanarire ubwo karikura. ntabwo bijya biba ko barikura? oya nabo bakuraho. hanyuma mu mibereho yabo bakunze kugira ikibazo cyo kubura n'uburwayi butandukanye? ntabwo. bakura neza? nta kibazo. watangiye kubakingiza? hanyuma ujya ubajyana kwa muganga kugira ngo abaganga barebe uko bimeze ko bakura? ndabajyana nta kibazo. nta bintu bakubwiye byo kujya witwararika kwa muganga? nyine covid ni ukuyirinda. n'umwana wawe ukamufata neza mbere yo kujya kumwosa ukamanza ugakaraba. icyo ari cyo cyose ugiye gukora ukamanza ugakaraba kugira ngo wa mwana utaba wamwanduza. birumvikana. hanyuma rero watubwiye ko wari uzi ko wagiye kwa muganga uzi kuri bubyara abana 2 haza 3. nabwo babimbwiye ku inshuro ya nyuma ngo njye kwicisha mutima ndebe ukomerewe mu nda. hanyuma ubwo wari wariteguye kubyara umwana umwe mbere? nuko n'ubundi nari naraguriye umwana umwe no mu kujya kwipimisha bakambwira ko ari abana 2 nari naguriye abana 2 n'ubundi. ubwa mbere wabanje witegura umwana umwe ugiye kwipimisha bwa 3 bakubwira ko ari abana 2 none utegurira abana 2. n'ubundi igihe cyo kubyara kigeze numva Imana yarakoze ibitangaza kugira ngo mbe nwita abana 3. Imana yaranakoze kandi. ubundi kubyara abana 3 hari undi muntu uzi wabyaye 3? njya mbumva ariko nawe nari nabona. urabona? ucyumva ko ufite abana 3 mu nda wabyakiriye ute? wumvisha ari ibiki? byambereye nk'ikibazo yuko ndebye ubushobozi ari ntabwo kuri njyewe. numva ari ikibazo kinkomereye ariko nageze aho nza kubyakira. ntabwo wenda byaguteye ubwoba ukuntu? oya ntabwo byanteye ubwoba. byanteye ibyoba mu minsi 2 gusa bahasigaye ndabyakira numva ko ari imigisha Imana yamaye.
Papa, abana bamaze amezi 3 nk'iyo uri kubareba ukuntu bari kugenda bakura nubwo hakiri kare, ubibona gute? bibona neza, ariko si neza cyane. Kubera si neza cyane nk'uko mba nabyifuza, nk'uko uwa mbere ukuntu yakuraga. ntabwo bakura kimwe nk'uwa mbere. Ntabwo bakura kimwe nk'uwa mbere kubera ari abana 3 nyine. Ntabwo bonka ngo bahaga. Birumvikana. Mama, uri kure uyirebye ukuntu bakura ukababona gutya ari 3, ubibona gute? Nyine mbona ari byiza, nuko ikibazo kiba amashereka gaba makeya. Nkashima Imana ko nanone ko nta bundi burwayi bagwaragurika iruhande, nkabona nta kibazo. Ni iki mwabwira n'abadukurikiye muri aka kanya? Ikintu nababwira ni ikintu cyo kosa umwana neza, ukamenya ko ugomba kumufubika, kandi buri saha igihe ugiye kumwosa ukamenya ko ugomba gukaraba. Yarakoze cyane. Papa, ni icyo wabwira abadukurikiye? Ikintu nababwira abadukurikiye ni ukuba bumvisha ko basamye, ndavuga igitsina gore nyine. Ako n'igitsina gabo birakireba. bakihutira kwa muganga, bakabasuzuma, babona ko basamye, bagakurikirana kwipimisha, bakumva kugira ngo bamenye uburyo mu nda habo bahagaze, n'uko umwana atera, n'uko umwana abayeho mu nda. Twishimiye kuba mwadusuye nk'uru rugo. Ubufasha nasaba nubwo kugira ngo mbone inka igaburira abana amata, niyo sabuni ikaba yanaboneka. Handi ubwo urareba n'izi nzu ni nka runonko, nasura ubu nari ngize ngo nimbona imbaraga nabingonga, nzaba natera nako gacanga, ubwo byarangiraho nyine, nta wundi mushinga ubu napanga. Ubwo nkaba nasaba ubufasha bwo kunshakira iyo nka nyibonye nayo yafasha. n'iryo sakaro burya. Mama, we nicyo wabwira abadukurikiye? Ikintu nanjye numva nasaba ni ikintu cyo kugira ngo abana babone amata yo kunywa. Nicyo kintu njye nasaba cya mbere, yuko ntabwo bonka ngo bahage, yuko imirire yacu ni mikeya cyane, bitewe n'uko kugira ngo umuntu ajye kubona ikintu cyo kurya ni ukujya gukora ikiraka. Urya iki nk'umubyeyi wonsa? Turya imboga. Zihe? Imboga rwatsi. Zihe? Imboga rwatsi zisanzwe. Na kayote n'ibijumba n'izo mboga zacu. Agakoma karaboneka? Karaboneka, ariko ntabwo kaboneka neza. Ariko nibura ubasha kubona amashereka? Ntabwo gahagije. Sawa rero, ka tubashimire n'umwanya mwaduhaye. Imana ikomeze ibahe umugisha n'abana. Namwe mwakoze. Hanyuma umuntu ushobora kuba yabakenera kubunganira cyangwa se kubaganiriza, yababona gute? Mwatanga nka telefone yababonaho? Niyihe? 078 01 296 niyo ngiyo. Sawa, murakoze cyane kandi Imana ikomeze ibabe hafi. Murakoze. Inshuti za Afrimax TV, nk'uko mwabikurikiye, twaganiraga n'uyu muryango wabyaye abana 3 b'impanga, ukaba ukomeje guhura n'ihurizo nyine ryo kubasha kwita kuri aba bana, cyane cyane nyine birumvikana ko umubyeyi uri konsa baracyari na bato cyane, ntibarabasha kugira igihe cyo gufata ibindi binyunganiramirire cyangwa se ibindi biryo bisanzwe. Biragoye kubona amashereka yakonsa abana 3 bagahaga, murumva ko ari ibintu bimugoye. Ariko
abashije kubona amata nibura hari uburyo byamworohereza cyangwa se bikamufasha bigatuma n'abana babasha gukura neza. Gatubashimira mwese mwana natwe umunsi kuwundi kandi mugakurikira ibiganiro tubagezaho kuri Afrimax TV ndetse mukabigiramo n'uruhare mu buryo bukomeye. Imana ikomeze ibahe umugisha wa muri mukomeze mukurikira ibiganiro byacu munakora subscribe kuba dukurikiye ku nshuro ya mbere. Ngiye mwari kumwe n'Ingabo Jules Jean Pasteur.